umva ni n'ibijumba natetse gose ako sisi muri urugo rwa Simba Ndiho wabuze ikindi kintu uteka kitari ibijumba reka nasi cyo si igikoma ubwo washaka no kubirya wenyine Simba rero nawe nakubwiraga kuriya ngo ndi gutekereza ibintu by'amafiriti n'imiceri erega wabonye ukuntu uriya muntu uri gutereta Hogoza ukuntu ari umukire so nutanabitekereje watekereza iki njye nabonye kiza cyane nabonye arenze wabonye amayoza twakirije n'inzu mbega yari arimo abona ukuntu ari nziza cyane se wundi wa mbere we ngo ni Jean ugeze ubona hari ikintu afite erega ubwo watangiye kwishyiramo icyizere gusa ewe ntabyishyiramo azakumva ndaje mbiganirize papa wa kandi azabyemera ndabizi papa ndabizi ntago yabyemera rwose ashingiye kuki sata papa ntago azabyemera ndamwizeye ko noneho na wabimwinjije amaso kugira atazabyemera ahubwo se wowe uri kubona yataba ari ukugojya amahubwo umuntu arakubwira ngo kugurisha se bwumva kugurisha se ni ibiki ese uri kumva yaratubwiye nabi nyine kugurisha tukajya ku muhanda w'umukara uri kumva yaba atari neza wowe ukajya kwiga nyine utarushye bitagoranye mbega shema n'ubundi cyane ndakimenyere kuvuga ngo tugurishe kuki twamubwiye se ngo tumuhe amafaranga ayongera ayafite ajya kugura akabyanga erega no mucyo uzawumenye ibyo kugurisha niyo tuzagenda ariko tutagurishije reka mwihorere uje gusigana nawe ndaza kubibwiraho papa wawe ubumubwire ntabwo arabyemera rwose ndabizi mama ubutaka bwonyeje ba sogokuru zazaza kugera kuri sogokuru umurinda bigwi ubwo urumva ko papa yabugurisha ahubwo nawe uramukamenya ko wagiye kwambara mu mbazi umva neza ibyo sinukubikataho akwiye umukobwa nawe yarancanye bajya bavuga ngo imfura ni iyase barabeshye ahubwo nese ni wowe uzabimubwira basi ubwo uzabimubwira njye sinzaba iyo mizozo yaho ngaho reka nigende gera nawe ndamwizeye ihinga ry'ibishyimbo ziko naryo ritumye urugo rwanjye rusenyuka abahu iki ni ikibazo ihinga umuntu atita urugo nabyo ntabwo usanga abantu bagucishamo ijisho Simba we shabangu kufashe ndabona uburyo umuhereza yubake vuba vuba genda unyegereza hano ubundi nyoko wabihera mama ari mu nzira kwe kudufasha kamere hano inyuma muhamagare rero ko yaje mama mukankunda bagira vuba ufatanye n'uyu mwana we ko wampereza intuzo urugo nubwo bakevavu ntabwo bane ko urugo rurasenyuka nubwo buri kuba ni kuba ni n'ahari rwose atari sawa cyane gusa ibyo ngibyo bivuze bikuye kuki bikuye kuko mbikubwiye bisobanure neza numva uravugira mu migani nka Yesu ngo ubona kuguma inaha ubona nta kibazo biguteye ngaho dusibye duhinga ntitweze neza nyine ibitoki twezaga mbere ntabyo ibijumba dusigaye dukura imishore wowe uri kubona nta kibazo biguteye ntabwo ujya ubitekerezaho rega nabikeresaga aho kubyo uravuga reka mbyiteho neza ubwo ibyo uravuga uvuga wabitekerejeho neza hano ntabwo tweza ubundi se ubu ubaye Simba nawe ukansitse ntukajye wigira nk'abantu kubera icyo umuntu twabatekereza nk'abana wajya utekereza nk'umuntu ukuze kuko mada urumva utangiye kunyuba ngo ntekereza nk'abana njyewe suri kubona ahangaha reka kumva ubundi kintu ashaka kukubwira bishatse tukagurisha tukigira mu mujyi tukajya gutura mu etaje ikintu ashaka kukubwira kandi mudawangira bizi ndagukunda kandi ibintu turabifatanyije ibyo bintu ubundi byibiga mu mino minota ubikuye he utangiye guhinduka gute muri ako kanya cyangwa ufite agaco uhindiramo kuburyo utangiye kunyuvuga bingana gutya ndi kumwe n'umwana wanjye Simba kubizi ko mukunda nk'inka wese gusa utajya nkugereranyije n'inka ushatse kuvuga ko mukunda cyane ahubwo akira ibitabo nyubakire yiturize
mama nawe wari ubize nabi rwose wari urengeye wari ubwiye papa nabi reka Akuse mama wowe urabona ibyo bintu bibereyemo ntabwo uzi gahunda dufite. uzi ko nari nanabyibagiwe reka nze tubiganireho gahunda utari nini Mama none se gahunda papa byantirabye. mwana wahora n'iki yarabyanze Guki? hariya hari isimba ntibashoboka ahubwo nashaka kugira ngo ubwire kumva hari ahantu nzi umupfumu bita nyamuteye Ngenda mama. umupfumu tugiye kubashakira uburozi Ariko ntabwo tuzabashakira ubutabica buzatuma tubaha bakabyemera ariko ibanga rikaba iryabangaye rya babiri. Ese mama uwo muntu se hari umuntu uzi wagiye wese akaba yarabikoze yego benshi cyane abananiranye n'abagabo abagize bati ariko wa mukobwa we ukazagira umuntu biganiriza ubwo bikazaba bipfuye. nese ubwo mupfumu mwizeye bingana iki baba? Uwo mupfumu ndamwizeye bihagije iyo agukubise umutima none ukawukubita ku gitenge umugabo agukurikira butaha. Mama ngo guki ahubwo ako kantu kubita hano mama umva ko papa yigenje tugomba kujya dukora icyo dushaka cyose kubera uwo muti ako tuzatureba. Byihorere umuntu nteye ubwoba ni isimba. ibintu ni neza nari mukumbuye rwose. byihorere njye siko nigeze no gufatiriza imbabura igafatwa ikotsa igiye kumwikira inzu kabisa neza neza. Iyo ko yanze yari ryabishe neza kuri iyo yari ihiye ariko ntabwo uri nese nari neza baje mwana heza. none se mwana ibintu by'iwanyu byo bigeze he ko numvise hari akwaja serivisi ngo ho byararangiye. hano arahagurishije ariko no mu rugo naho birimo n'ubu nyine hari agapanga turi gupangira inama ariko kuzarya ubundi duhita tubagurisha tujye twigendera duhita tugendera rwose. bana ndi kabisa nanjye nditeguye pe uhita twigendera kabisa ku buryo kuba nirebwe ntabwo biri ndimo neza ubu si buriya tuzahita tugenda ryari erega mba nanatwawe reka da nawe buri gihe uzajya uhora watwawe buri gihe ntagira icyo ushyiramo poze ntagiye nyakiramo poze nshaka poze nyishyira mu nini si ni ubuzima erega turakirijwe nuko aba ari umubiri nawe urabizi nese nawe ntabyo uzi ubu butanyizera igihe tumaranye nese ubu ntabwo ntandukanye n'uriya ngo shaho mu busanzwe ndakwizera ariko kumbwira ngo urakizwe